sashimwe cyane ngira umugisha cyane wo kuba tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Cyambere ndashima Imana yaturinze iki cyumweru cyose kandi kaduteramo uyu mutima wo kugira ngo tuze imbere yayo tuje kuyiramya, tuje kuyihimbaza. Imana ishimwe, tuyikomera amashyi menshi cyane, yakoze ibikomeye. Ibi byose byasabye ukuboko kw'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Nanone ndashimira ubuyobozi bw'itorero, mu mushumba mukuru udahari mwivuga ubutumwa turagumya kumusengera, n'abandi bangiriye icyizere kugira ngo tubashe gusangira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro kandi baho umugisha. Rero hindukira ubwire mugenzi wawe ngo urakunzwe, ukunzwe n'Imana n'abantu bayo. Amen. Waje kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda, itorero ryanjye n'umuryango wanjye. Rero n'umuryango ku bashyitsi cyangwa se n'abandi batari batumenya neza, nta bindi tugira duha abantu. Kuko mu nkingi yacu ya mbere avuga ngo tubwiriza ijambo ry'Imana tutarigoreka. Rero uwaje tugana tumuha ijambo uko riri, tutongereye, tutagabanije. Rero niba Imana yakuzanye wagira ubwo buntu, umutima wawe turize mu nzu y'Imana kugira ngo twumve icyo Imana itubwira. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu munsi rero muzi ko kuri Harvest Bible Fellowship Rwanda twiga igitabo ku gitabo, igice ku gice, nanone n'umurongo ku murongo. Ubu ngubu tugeze ku gice cya 20, byakozwe n'intumwa igice cya 20 sawa na gatanu. Ndumva abantu baba bari tayari, bari maso cyane. Uyu munsi turasoma igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ibice 25. Mbere yuko dusoma turibukiranya ubushize ibyo twabonye. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa nk'uko duhora tubibwirwa buri gihe, ni igitabo byakozwe n'Umwuka Wera akoresheje intumwa. Mu yandi magambo, igitabo cy'Umwuka Wera cyangwa se cy'iby'Umwuka Wera yakoze akoresheje intumwa, kubera ko ku murongo wa mbere, igice cya mbere umurongo wa 8 havuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira, namara kubamanukira muzaba abagabo bo kugira gute, bo kumpamenya uhereye Yerusalemu. Twavuze ko Yerusalemu ari mu rugo, noneho Iyudaya ni kuri babandi duturanye, abo twirirwana, abo dukorana. Isamariya babandi hari ukuntu bavuga ngo nidukoresha ijambo umwanzi, abantu tutumva ibintu kimwe. Babandi tutumva ibintu kimwe, abo nabo dukwiriye kubagezaho ubutumwa bwiza, noneho kuzageza ku mpera y'isi. Imana ishimwe. Tubona abizera babadatezuka, babadasubira inyuma, babadacecekeshwa, bamaze kuzura izi mbaraga z'Umwuka Wera, barahagurutse bahamenya Kristo mu karengane gakomeye cyane, mu gutotezwa, mu kuregwa ibinyoma, ariko kuko bari bashorewe, babashishwe n'Umwuka Wera, bavuga ubutumwa, natwe butugeraho. Imana ishimwe kandi ihabwa icyubahiro. Ubushize twabonye kuri Paulo igihe yajyanwa imbere ya Feliki. Uyu Feliki yari umuguverineri ngo w'intara ya Yudeya, ariko ari umuroma. Paulo rero bagiye bamutereragana, bamushyira akisanga aha, bakamujyana aha, bakamwohereza aha, hose agenda yisobanura. Kandi mu kwisobanura kwe nta kibi bagiye bamubonaho, usibye ko ari uguhamya Kristo wapfuye akagira gute, akazuka. Twabonye ko abizera badatezuka, babadasubira inyuma, bemera no kurenganwa no gufungwa, bakabikoresha nk'amahirwe yo guhamya Yesu. Haleluya. Amahirwe yo guhamya Yesu biturutse mu kurenganwa, haba no mu gufunga. Hari ibintu bitatu twabonye. Abizera badatezuka, badacecekeshwa, dukomeza guhamya Yesu no mu gihe cy'akarengane. Icyambere twabonye ko tugomba kudacibwa intege n'ibirego by'ibinyoma, kudacibwa intege n'ibirego by'ibinyoma. Icya kabiri, kwireguza ijambo ry'Imana.
nta mpamvu yo gusobanura ibintu byinshi. Niba hari ibyo ubazwa ubeshyerwa, ntuzarahira indahiro za ndakagira gute ndakavuna ibi n'ibindi byose, ahubwo umuntu ajye yireguza iki? Ijambo ry'Imana. Noneho gatatu tubona ko dukwiriye gukomeza guhamya Yesu n'igihe ukuri kwirengagizwa. Imana tugire neza cyane. Uyu munsi rero tugiye kureba icyitwa umugambi w'Imana no mu gihe cy'akarengane. Umugambi w'Imana no mu gihe cy'akarengane. Imana tugire neza cyane. Turaza kuba tureba ijambo rikuru rivuga ngo Imana ibasha gukoresha n'akarengane nk'inzira kugira ngo abizera babadatezuka, babadasubira inyuma, babadacecekeshwa, basohoze umugambi wayo. Ndongera gusubiramo, Imana mu bumana bwayo ibasha gukoresha n'akarengane. Noneho iyo aka karengane kakaba inzira cyangwa se uburyo bwo kugira ngo abizera babadatezuka, babadasubira inyuma, babadacecekeshwa, basohoze umugambi wayo. Biriya ngo n'akarengane, mu yandi magambo ntabwo Imana ikoresha akarengane gusa kugira ngo isohoze umugambi wayo, ariko nanone no mu karengane Imana yasohoza umugambi wayo. Yobu niwe wavuze ngo mbonye yuko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya imigambi wawe. Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Nta na kimwe cyakwitambika umugambi w'Imana ku muntu wayo, uko byagenda kose. Yanyura mu mazi, yanyura mu muriro, yarenganywa, yabeshyerwa, yagambanirwa, ariko ari mu mugambi w'Imana nta kibi yishinja. Uwo ngo byanze bikunze umugambi w'Imana kuri uzagera gute? Uzasohora. Imana tugire neza cyane. Tugiye kureba rero, kurebera hamwe ibintu bitatu dukwiriye kuzirikana no gukora mu gusohoza umugambi w'Imana no mu gihe cy'akarengane. Ibintu bitatu dukwiriye kuzirikana no gukora mu gusohoza umugambi w'Imana no mu gihe cy'akarengane. Imana tugire neza cyane. Icya mbere nuko dukwiriye gukomera ku kuri nubwo kwaba guhinyurwa na benshi. Dukwiriye gukomera ku kuri kabone nubwo kwaba guhinyurwa n'abantu benshi. Turasoma icyo gice cya 25 umurongo wa mbere kugeza ku wa 12. Haravuga ngo Festo ageze mu butware bwe amara iminsi 3, maze ava i Kaisariya ajya i Yerusalemu. Abatambyi bakuru n'abakomeye mu Bayuda bamuregera ibya Pawulo, baramwinginga bamusaba kubagirira neza ngo atumire Pawulo azi Yerusalemu, biteguye kuzamwubikira ngo bamwicire mu nzira. Ariko Festo asubiza yuko Pawulo arindwa i Kaisariya kandi yuko ubwe agiye kujyayo vuba. Arababwira ati nuko abakomeye muri mwe bamanuke tujyane bamurege niba hari icyaha yakoze. Kuri 6 aravuga ngo amaze iminsi idasaga 8 cyangwa 10 ari kumwe nabo, aramanuka ajya i Kaisariya. Bukeye bwaho yicara ku ntebe y'imanza, ahamagaza Pawulo. Ageze aho Abayuda bavuye Yerusalemu baramugota, bamurega ibirego byinshi kandi bikomeye, ibyo batabasha guhamya ko ari iby'ukuri. Umve ku murongo wa 8, Pawulo ari regura ati nta cyaha nakoze ku mategeko y'Abayuda cyangwa ku rusengero, habe no kuri Kaisari. Festo ashatse kwikundisha Abayuda abaza Pawulo ati urashaka ko nkujyana i Yerusalemu gucirwayo urubanza rw'ibyo imbere yanjye? Pawulo aramusubiza ati mpagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kaisari, niho nkwiriye gucirwa urubanza. Nta kibi nagiriye Abayuda kandi nawe urabizi neza. Nuko niba narakiraniwe cyangwa
narakoze ibikwiriye kunyicisha sinanga gupfa. Uyu wa 11 urabaravuga ngo nuko niba narakiraniwe cyangwa narakoze ibikwiriye kunyicisha sinanga no gupfa. Sinanga no gupfa njuririye kuri Kaisari. 12 Festo amaze kujya inama n'abanyarukiko aramusubiza ati ujuririye kuri Kaisari, nuko rero urageyo. Imana tugire neza cyane. Turi kuvuga umugambi w'Imana no mu gihe cy'akarengane, tukabona ko Imana ibasha gukoresha n'akarengane nk'inzira yayo kugira ngo abizera babadatezuka, babadasubira inyuma, babadacecekeshwa, babashe gusohoza umugambi w'Imana. Imana tugire neza cyane. Icyambere twatuvuze ngo nugukomera kukuri nubwo kwaba guhinyurwa na benshi. Gukomera kukuri nubwo kwaba guhinyurwa n'abantu benshi. Uziko Paulo ubushize twabonye ko bamuregaga ngo iby'iyo inzira ya Kristo, inzira yo kurikira Kristo. Noneho mu kwisobanura twabonye ko hari umuyobozi cyangwa se burabo ngo bari abaguverineri bayoboraga intara uwitwa Feliki, yamufunze imyaka 2 azukuri ko mugabo arengana. Ariko twabonye impamvu ebyiri zatumye agumya kumufunga. Iya mbere ni ruswa yo mu bitekerezo abantu abayuda bahaye uwo muyobozi. Baramubwira bati rwose turakwemera, ni wewe wa mbere, bagira ngo wenda biramukora ku mutima abahe Paulo bagiye kumwica. Iruswa ya kabiri ngo yamutindije kugira ngo arebe ko azamuha impiya. Ubwo nukuvuga ngo niki? Ni ruswa mu bigize gute? Mu bifatika. Haro nabonye kuri cyo cyumwe ahita postinga ngo burya ibi bintu byahozeho kuva kera. Ikintu cyitwa ruswa nagari ikintu kije uyu munsi. Ibaze umuyobozi witwa umuguverineri agafunga umuntu ajya kumusura nyine yibarishwa ubusa kugira ngo arebe ko azibwiriza kugira ngo amuhe iki? Ruswa. Arangije amufunga imyaka 2. Amaze kumufunga birangira umwami w'abami yimuye uyu Feliki ashyiraho uyu witwa Festo. Noneho asanga amaze imyaka 2 afungiwe iki? Ubusa. Noneho Festo nawe aravuga ati ariko nanjye nkwiriye kumva iki uyu muntu. Niho dusomye rero Festo uyu muguverineri wa kabiri agirana ikiganiro na Paulo kugira ngo nawe agire gute? Amwumve. Imana tugire neza cyane. Paulo yarezwe ibirego byinshi kandi bikomeye ariko by'ibinyoma. Twabisomye ku murongo wa 6 n'uwa 7. Kuregwa ibirego bingahe? Byinshi. Noneho kongeraho iby'iki? By'ibinyoma. Ikindi Paulo yiregura ko ari nta cyaha yakoze. Aravuga ngo haba ku mategeko y'abayuda, ku rusengero bamushinja kuba yarakoreye ibitemeye mu rusengero, nanone no ku mwami Kaisari. Uyu mwami Kaisari yarinde uziko ubwami bw'abaroma bwari bunini busa naho butegeka isi yose. Rero umuyobozi mukuru wari ukuriye ubwo bwami yitwaga Kaisari. Niyo mpamvu Yesu bashatse kumugerageza, bazana igice baramubaza ngo amategeko atwemerera gusora umusoro dusorera Kaisari. Avuga ngo iki? Ibya Kaisari mugire gute? Mubihe Kaisari, n'iby'Imana mugire gute? Mubihe Imana. Ni umutego bashaka kumugwishamo kugira ngo bazajye bukuru bavuge ngo wa Yesu waje afite igikabyo yigisha, burya nta kwemera, kugira ngo bagere gute? Bamwice igihe kitari cyagera gute? Cyagera. Uyu rero Paulo arimenya, arisobanukira, avuga ngo jewe mwanshishiye mu nkiko nyinshi, haba urukiko rw'abayuda ndetse n'inkiko z'abaroma. Ibisigaye rero mpagarare gatoya, nshaka ko nzajya kuburanira kwa Kaisari, umwami w'abami uri hejuru. Twabibonye ngo byitwa kumenya uburenganzira bwawe. Imana tugire neza cyane. Paulo yumvaga atanatewe ubwoba kwiregura imbere y'umwami w'abami Imana, kandi ahamenya Kristo muri byose. Twabibonye ku murongo wa 10 n'uwa 11.
rero turi kuvuga ngo gukomera ku kuri nubwo kwaba guhinyurwa na benshi, ukuri guhora ari ukuri uko byagenda kose. Imana tugire neza cyane. Pawulo ni ukuvuga ngo kuba baramureze byinshi ntabwo yavuze ngo ngiye guhindura ibitekerezo, ngiye guhindura misiyo Imana yampaye, ahubwo yakomeje agundira ukuri ku buryo aho yageraga hose byahereye muri ya nama ya nteko y'abayuda babaciraga imanza, birazamuka bigera ku musirikare mukuru, bigera ku muguverineri wa mbere twabonye witwa Festo, bigeza no ku muguverineri wa kabiri Feliki, bigera ku wa kabiri witwa Festo, agumya guhagarara ku kuri kubera ko yarazi Imana yamuhamagaye na misiyo yagize gute yamuhaye. Imana tugire neza cyane. Ukuri, Yesu hari icyo yabwiye abigishwa be mu bice 8 bya Yohana ibice 8 ku murongo wa 31 na 32. Yohana ibice 8 umurongo wa 31 na 32 aravuga ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa nyakuri. Muzagira gute? Muzaba abigishwa nyakuri. 32 namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Kuguma mu ijambo ry'Imana ritugira abigishwa nyakuri ba Kristo, baramya Kristo, bakorera Kristo kandi bagendana na Kristo. Kandi nanone ngo tumenya ukuri. Bundi ikinyuranyo cy'ukuri niki? Ni ikinyoma. Hano hanze hari ibinyoma byinshi, ariko ukuri nta kundi. Ukuri ni ijambo ry'Imana. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Muzamenya ukuri kandi uko kuri kuzabavana mu bubata. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Ikintu cya mbere ni ijambo nagiye kuvuga, ijambo ry'abandi bavuze. Perezida baramubajije ngo ikintu wabaho udafite ukumva udatekanye ni igiki? Aravuga ngo ni amakuru. Mujya mwumva na wa mugabo utangiza amakuru avuga ngo ikintu cya mbere ni amakuru. Yesu ashimwe cyane. Kandi icya kabiri ngo nicyo uyamaza. Burya hari igihe umuntu agira amakuru ariko ntihagire icyo agira gute ayamaza. None iyo ufite amakuru kabiri ukamenya icyo kuyamaza, uba wagitsinze cyane. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Rero ntako bisa nko kugira amakuru y'ukuri ariko jambo ry'Imana. Twebwe turusha abandi iki? Dufite ibyavuzwe n'Imana, dufite ibyo Imana yagize gute yasezeranije. Niyo mpamvu dukomera kubera ko tuzi ko ibyo turimo ni iby'umunyakuri kandi ni ukuri. Imana ihabwa icyubahiro. Bidukura mu bubata bw'icyaha, bidukura mu bubata bwo kwiheba, bidukura mu bubata bwo kuvuga ngo bahatuvuze batuneguye, ahubwo tukavuga ngo niba umuntu avuze atya Imana yo iri kuvuga iki mu ijambo ryayo. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Hari ibibazo bikunze kubaho bitatu. Icya mbere, abantu dukunze kugira umuco wo kwisobanura, kugerageza kwisobanura, kuvuga ati ariko abantu bajya banyitiranya, nyamara ndubu umuntu akumva yagira gute yakwemeza abantu. Ariko mu by'ukuri nta kintu na kimwe umuntu yakora kugira ngo yemeze iki abantu mu by'ubuzima. Uraba muremure bavuge ngo ni muremure nk'umusozi wagira ngo akurura imvura, nuba mugufi nabwo bakuvuge, nuba munini yari ibinini by'ingurube, nunanuka dore noneho uburwayi bugiye kugira gute bugiye kumuhitana. Niwambara neza karibona kariyemera cyane, nutambara ubutindi n'ubukene bugize gute bwamukubise hasi. Rero igihari nta kintu na kimwe ushobora gukora ngire gute wemeze abantu. Igihari wowe ukuri kuko wiyizi. Nge ndiyizi kandi nzi umwami wanjye nkorera, nta mpamvu yo kwirirwa nshakisha ibyo nakwishyura kugira abantu bagire gute banyemere. Nanone ikindi gikunze kubaho no kwirarira. Kwirarira umuntu akavuga ati ariko bajya bansuzugura naye ngiye gushyiramo akantu mbereke ko ndi umuntu udasanzwe. Nanone akaba kwisuzugura, vuga uti yewe tu uraho amakuru y'iminsi ko ndi kubona ukeye muri iyi minsi bimeze bite? Ati wapi, ni ukurebera inyuma. Ni housing ni ibintu bajyaga bambika telefone mbere, telefone ishaje bakayambika
umwenda mushyashya ariko nabyita sawa, igifuniko gishyashya wareba ukabona ari gashya ariko imbere yaragize gute, yarajogotse. Bajyaga babikorana Nyabugogo, ukaza muragura muri kuri bisi ukagura kumvuguze housing, uko umuntu aravuze ati wapi rwose nta kigenda, wa mugabo nabyo ngo ziri kugwa mu kw'abandi. Noneho igihari ni cyuko uko byagenda kose nta mpamvu yo kwisuzugura, kubera ko uri muri twe ariwe Kristo araruta kure cyane. Uri hehe? Uri mu isi. Imana mwijuru yabwa icyubahiro. Muzamenya ukuri, kandi ukuri kuzagera gute? Kuzababatura, kuzabavana mu bwoba, mu kwiganyira, mu kwirarira no mu gushaka kwemeza abantu. Pawulo ahagarara ku kuri kubera ko yarazi uwamuhamagaye nicyo yamuhamagariye, kandi agenda abara inshuro yagiye amutabara mu bihe bigize gute, bitandukanye. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Hari uwavuze ngo ikinyoma cyemejwe n'abantu 1000 ntibigihindura ukuri, kuko cyemejwe n'abantu benshi. Ikinyoma cyemejwe n'abantu 1000 ntabwo bivuze ngo kirahita gihinduka ukuri, kubera ko cyemejwe n'abantu bangahe? Benshi. Uvuga ngo ubwinshi bw'abantu ibyo bavuga ku itorero, ibyo bavuga ku muntu ku giti cye ntacyo bivuze. Ukuri nuko abamenye Kristo yaravuze ngo abanjye ndabazi kandi bafite ikimenyetso. Haleluya. Abo ngabo bariyizi, barakomera, ntibanyeganyezwa n'amagambo, ntibanyeganyezwa n'ibibazo, bahora bakomeye. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Hari undi nasomye ngo numugani w'umurundi niba ariho simbiza, aravuga ngo umuntu niyigera kwigera no kugerageza kwipima umwenda ngo rekuri bugukwire, niyigera umwenda wa se ukamukwira, ntazagire ngo ayisaba umugabo wa nyina. Waragasomye nawe? Niwigera umwenda wa papa wawe ukabona biciyemo, usiko naye namaze gukura, ntabwo bigize umuntu umugabo wande wa nyina. Bivuze iki rero? Bivuze ko ukuri kubaguhari wayambara ikagukwira, ariko ntabwo bivuze ko ubaye papa wawe. Haleluya. Reka rero twe tugume ku kuri. Ukuri nta kundi. Twasomye ngo Yesu aravuga ngo nimuguma muri jye amagambo yanjye akagera gute? Akaba muri mwe, muzamenya ukuri. Mugukuye hehe? Mu ijambo ry'Imana. Kubakure hehe? Mu bubata. Ukuri gukureho ikinyoma. Abana b'Imana bahagarare bashikame. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Pawulo ahagarara ku kuri ngo ku murongo wa 10 Pawulo aramusubiza ati mpagaze imbere y'intebe y'imanza ya Kaisari, bwe wa mwami mukuru, niho nkwiriye gucirwa urubanza. Nta kibi nagiriye abayuda, kandi nawe urabizi neza. Nuko niba narakiraniwe cyangwa narakoze gikwiriye kunyicisha, sinanga gupfa. Ariko niba ari ibinyoma, haleluya, niba ari iki? Niba ari ibinyoma, Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Yarahagaze ku kuri. Imana tugire neza cyane. Hari undi wavuze ngo muri iyi si ntuzaharanire kunezeza abantu bose, kuko utanezeza abantu bose. Cyakora uzaharanire kutagira uwugira gute? Uwubangamira. Haleluya. Ntabwo jewe gutya nanezeza abantu bose, cyakoze inshingano naba mfite ni ukugira ngo atagira uwugira gute? Bangamira. Kuko nukora ibyiza nugira gute? Bazakuvuga. Ariko nutabangamira umuntu bazakuvuga ibinyoma, ariko biguma ari ibinyoma, ukuri uguhagazeho. Imana tugire neza cyane. Imana yo mu ijuru idushoboze cyane. Niba ari hano nabivugiye, nimba ari hehe, kuri iki kintu cyitwa kutiyakira no kumva umuntu ashaka kumvisha abantu, ibyo ni muzehe wabimbwiye. Arambwira ngo hari umugabo bari baturanye, sinarabivuze hano simbizi. Uwo mugabo ngo yambaraga ibirenge, bagora bamuseka ngo ni umutindi w'umukene wa ntaho nikora, niko babyita mu Kirundi. Noneho rimwe Imana iza kumugirira neza, abona ku duceri. Mu byo yakoze yaguze n'inkweto, agura shokora, agura n'umukara. Noneho avate okay, aho bansuzuguriye ngo ndi umutindi nambara ibirenge, yajya kwambara inkweto akambara rumwe rwa shokora n'urw'umukara. Bitese ni sawa. None se ko ubona ku maguru bigize bihabanye, aravuga ati cicika, ibyo ndiho nkorangize gute? Ndabizi.
abantu bansuzuguye igihe kigize gute gihagije, none Imana yangiriye neza, ndimo aratanga amakuru ko bigize gute ko byahindutse. Inkweto ya shokora n'iki n'iy'umukara agamije kwemeza. Ntacyo twakora ngo twemeze abantu, tugume kuri Kristo, niwe kuri. Nubwo abantu bavuga byaba ibinyoma, ariko ukuri kuzahora ari iki? Kuzahora ari ukuri. Imana tugire neza cyane. Hari ibindi byateye byo gupostinga, ugasanga umuntu agiye baratunganije wagapostinga, babandi biwacu mu cyaro bare bakavuga bati uziko kanaka byaciyemo kubera ko yagize gute, bagita ngo no gutwika. Sawa, watwikira kuri stati bakabona byaragize gute, byaraciyemo. Dore ikibazo rero ahantu kiba, bahita bakora inama bati rero niba dukeneye ubufasha mu muryango, twabonye kanaka kuri stati, tubona byaragize gute, byarahindutse, none aro bimeze bite, amakuru yo mu mujyi ni meza, hari ikibazo giteye gitya, ati yewe nta n'igiceri ko twabonye se warahatwitse, usa neza, ugaragara neza, none birangiye bite? Ibyo rero hari umuntu dukunze kubipfa, akajya ambwira ngo wajya postinga, abatoya ntabwo igihe cyari cyagera, hari ibyo ngomba gupostinga, ariko ibi ngibi arege n'abandi kwiteza abantu, abo twiganye, abagize gutabona size inyuma bavuga bati byaciyemo, noneho babona ntabaye n'igiciro bati yewe ni ibikabyo by'abanyamujyi, nta kigize gute, nta kigenda. Nta mpamvu yo kwirirwa gufata ubuzima bwawe ubushyire hanze. Twaryaga ibijumba, none gato turi ibirayi by'amaganda, uhite wifotora kubiteho turi byahindutse, tukirya iki? Ibijumba. Wari bambaye simbizi iki, bakuzi bambara ikabutura kuri pantaro, warangiza pa navuye ku kabutura nagiye hehe ku pantaro. Reka nta mpamvu, ahubwo wowe gumana iki? Gumana ukuri. Niwatwemeza nta kintu wakora, nta kimwe kugire gute wemeza abantu, gusa abazi ukuri. Haleluya. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera Imana bakoresha iby'ubutwari ku bw'icyubahiro cyayo. Imana ihabwa icyubahiro. Yes. Icya kabiri dukwiriye gukora nuko tugomba gukomeza guhamya ko Yesu yapfuye kandi akazuka mu bakomeye no mu boroheje. Dukwiriye gukomeza guhamya ko Yesu yapfuye kandi akagera gute, akazuka. Niyo misiyo gusa, nta bindi. Noneho sa ahantu hamwe gusa, ni mu bakomeye no mu bagize gute, no mu boroheje. Ku murongo wa 13 kugeza ku wa 22 aravuga ngo hashize iminsi umwami Agripa na Berenike bajya i Kayisari. Uyu mwami Agripa kubera twabonye ko uriya hari umuguverineri witwa Festo wasimbuye Feliki, noneho hari n'umwami uyoboye agace k'amajyaruguru ngo ajya noneho ajya i Kayisari ari kumwe na Berenike. Uyu Berenike ngo ni mushiki we, niko nasomye ahandi hantu. Noneho yes, ubura nibo bita Bernice, wa Bernice Berenike komera ndagusuje. No uyu ngo ku murongo wa 13 hashize iminsi umwami Agripa na Berenike, ubwo ni mushiki we, bajya i Kayisariya baramutsa Festo. Baramutsa nde? Festo wari umuguverineri wa wundi wasimbuye Feliki, washakaga ruswa kugira ngo abashe gufungura Paulo. 14 bamaze iminsi myinshi Festo atekerereza umwami ibya Paulo ati hariho umuntu Feliki asize ari imbohe. 15 ubwo nari Yerusalemu abatambyi bakuru n'abakuru b'abayuda bandegeye ibye bashaka ko muciraho iteka. Ndasubiza nti si umuhango w'Abaroma gutanga umuntu ngo apfe. Abamurega batari imbere ye akemererwa kwiregura ibirego. Nukuvuga ngo uyu muguverineri arimo arasobanura uyu mwami ibyabaye, avuga ati rero abanyedini n'abakuru n'aboroheje bose bagize gute, baramushinjije ngagire gute ngo yicwe. Ndangije ndebye mu bitabo nsanga Abaroma batemereye gupfa gucira umuntu urubanza abamushinja bagize gute, badahari. 17 nuko
bateraniye hano sindagatinda, ahubwo bukeye bwaho nicara ku ntebe y'imanza mpamagaza uwo muntu. Abarezi bahagurutse ntibamurega ikirego cyose cyo mu bibi nakekaga. Uyu yakekaga ko wenda baramurega ko yagumuye abantu kugira ngo bange Kaisari, bange ingoma y'iki y'Abaroma. Mumva ibyo bamuregaga. Noneho ahubwo bamuregaga impaka zo mu idini yabo n'iz'umuntu witwa Yesu wapfuye, uwo Paulo yavugaga ko ari muzima. Urumva ibyo birego bamuregaga impaka za hehe z'ibyo mu idini, bakamurega icya kabiri ngo umuntu witwa Yesu bo bavuga ko yapfuye, Paulo we akanongera ko yagize gute yazutse. Urumva ibyo birego nibyo bamurega. Niyo mpamvu twavuze ngo gukomeza guhamya ko Yesu yapfuye kandi akazuka mu bakomeye no mu bagize gute no mu boroheje. Paulo yatangiye abwiriza abantu basanzwe mu masinagogi, ariko uko yagendaga yahuraga n'abantu bayobozi bakomeye, agahura n'abantu b'ingeri zitandukanye, bose akagumya kubahamiririza ko uyu Yesu yagize gute yapfuye kandi akagira gute akazuka. Wenda simbizi, wasanga baravugaga bati abwiriza ko hari umuzimu witwa Yesu, abwiriza ko hari umuntu wapfuye ariko ntiyazuka. 20 nanjye mbibonye mbuze uko menya ukuri kwabyo. Urumva nawe nta makuru yagize gute yari afite. Ukuri kwabyo bwo n'ibimenyetso niko kumubaza ko ashaka kujya i Yerusalemu ngo abariho acirwe urubanza rw'ibyo. Ariko Paulo ajuririye kuri Augusto, ubwo wa mwami mukuru, nuko ntegeka ko arindwa kugeza aho naza mwohereza Kaisari. Imana tugire neza cyane. Haleluya. Ikirimo gikomeye cyane ni cyuko uyu muguverineri cyangwa se umuyobozi witwa Festo nawe ubwe yari yarahamirijwe na Paulo yuko Yesu yapfuye kandi akagira gute akazuka. Haleluya. Uyu murero avuze ati ndamutse nkize mu gaciro birebye neza mbona atari birego bifite iki ishingiro. Imana tugire neza cyane. Nta kindi Paulo yahamyaga, yarahamije kugeza naho noneho abayobozi ubwabo bakomeye bamenya ibyo ahamya ibyo ari byo. Ngo bapfaga ibintu ngo byo mu idini, ngo n'uwo muntu Paulo yavuga ko witwa Yesu wapfuye, uwo Paulo avuga ko ari muzima. Uwo Paulo agira gute avuga ko ari muzima. Ngo naye mbibonye bigira gute birahanyobera. Burya aya makuru dufite ntabwo ari abantu bose bagize gute bayafite. Haleluya. Kuba waragira ubuntu bwo kuza kuri Kristo ukamwemera nk'umukiza n'umwami wawe, ukemera ko yapfuye akazuka ku bwawe, ntabwo ari umuntu wese ugize gute ubifite. Hari umungu w'inshuti yanjye yarambwiye ngo bigeze guhaguruza umudirecteur bubahaga cyane mu kigo, yajyaga yinjira abantu bose bakunama. Noneho rimwe bagira umunsi mukuru, baravuga ngo abanyeshuri umuyobozi Kameme nta wasenga, hari umuyobozi. Bahamagara wa mudirecteur ngo aze gusenga, asengera gahunda y'ibyo birori. Mu gusenga rero yasenze nk'umupolitisi, avuga ngo mwami Yesu, urabona aba bana Kamemu bari hano, mbese biranga amagambo yo gusegagira gute arabura. Rero nuzabona ubirimo, ntuzagire ngo ni ibintu byapfuye kuza gusa. Haleluya. N'ubuntu twagiriwe gukizwa. Amakuru dufite kuri Kristo kw'ijuru n'ubuntu twagize gute twagiriwe. Uyu mwami yaravuze ngo nanjye narabyumvise bigira gute biranyobera. Inkuru z'umuzuko Paulo yavugaga nanjye narazumvise zigira gute ziranyobera. Ariko twe dufite amakuru ko Yesu twizeye ari Yesu waje agahinduka umuntu, agapfa akazuka. Ubu ngubu ngo yicaye iburyo bw'Imana Data, hahandi adusabira. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Kandi ngo natwe yaratuzuye abari barapfuye tuzize ibyaha n'iki n'ibicumuro, ibyo twagenderagamo kera tukiri mu bujiji. Ariko Imana yatuzuranye na Kristo, itwicazanya nawe mu ijuru iburyo bw'Imana Data. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Gutya rero burya tuba mu ijuru. Haleluya. Bwira mugenzi wawe ngo tuba mu ijuru.
tukanakubitwa se yego tuba mu ijuru gute? Mu buryo bw'iki? Bw'umwuka. Mu yandi magambo, hari isi ebyiri, hari isi imwe iri mu yindi, hari isi y'ijuru, ab'ijuru babamo, ab'isi batagize gute? Batazi. Twagendana twagurira imyenda hamwe, inkweto hamwe, iki n'ibindi byose, ariko hari uburyo byisobanura. Pastor Joel yatubwira ngo hari igihe abantu bavuga ngo itorero ngo rya Kristo ngo nirigaragara ngo riba mu ibanga, mishurirwa akantu kavuga ngo burya baratuzi. Yaravuze ngo muzabamenyera kuki? Ku mbuto zabo. Haleluya. Uko bavuga, uko bambara, uko babana n'abandi, uko bihangana, uko bagira urukundo, ibyo ngibyo bizaba bitanze amakuru y'uko bakiriye Kristo, kandi niyo mpamvu bitwa abaki? Abakristo. Nk'aba bandi impamvu bitwa abakristo bizagaragara kuntuza ku mbuto bera. Imana ihuza abayobozi batandukanye irinda Paulo. Turi kubona ko abayobozi bagiye bo baraganira hagati yabo kugira ngo irinde umuntu wayo. Urumva ni inzego ebyiri, guverineri n'umwami, ni nka perezida na guverineri, bo nibo bari baraganira ku bya Paulo kugira ngo Imana ibahuze paka Paulo azagere ku mugambi w'Imana. Ko yaravuze ngo noneho kenyera ushyiremo umukandara, witeguye no kujya kumvugira hehe? I Roma. Imana tugire neza cyane. Rero ntiyajyaga gupfa cyangwa se kwicwa igihe kitaragera gute? Kitaragera. Twese tuzapfa, sibyo se? Twese tuzapfa, ariko ntabwo tuzapfira imburagihe, tuzapfira igihe Imana yagize gute? Yagennye, twaramaze gusoza umugambi wayo hano hehe? Ku isi. Imana tugire neza cyane. Noneho harimo ngo uyu mwami twa Agripa, namuvuzaho gatoya, nta mpamvu yo kumutindaho. Bavuga ko ngo yari umuhungu wa Herode, wa wundi mu bice 12, wa wundi wishe Yakobo, ashaka kwiyongeza nande? Na Petero. Akaba nanone ngo umwuzukuruza wa Herode uvugwa muri Matayo ibice 2, wa wundi wagize ubwoba kubera ko Yesu yavutse, ngo ashyiraho gahunda yo kwica abana bose b'impinja batarengeje imyaka ingahe? 2. Avuga ati n'uwo mwami, ibaze umwami arimo gutinya uruhinja, igihe Yesu yari kuzakurira ngo yicare kuri iyo ntebe, uriya mwami yajya kuba gihari. Aba rero ni isano murongo umwe, n'abafamile ndiko umuntu yabyita. Noneho turi kubona ngo Festo ubwe yahamije ko ari nta kindi Paulo yigishaga. Icyambere ni iby'idini, ikindi gupfa no kuzuka kwande kwa Kristo. Nta kindi twatumwe, nta kindi duhamagarirwa, ni ukwigisha ko Kristo uyu nguyu wabambwe yapfuye akagira gute? Akazuka, kandi ni umwami w'abami. Yicaye ku ntebe, ntabwo ari nk'izi ntebe z'aba baguverineri n'abayobozi, ahubwo ni intebe iruta izindi, kandi ni umucamanza utabera. Ikiza cye ni uko ari umunyembabazi. Imana ishimwe cyane. Hari waririmbye ngo Uwiteka umucamanza, iyo ambonyeho amaraso ya Kristo Yesu ntancira urubanza rubi, ahubwo anyitugize gute? Ukiranuka. Imana ishimwe cyane. Yesu urupfu rwe, amaraso yamennye, yatwogejeho ibyaha, atuma tubasha kwemererwa kwinjira imbere ya Data. Niyo mpamvu tuzi imbere y'Imana tutikandagira, ahubwo tugenda twinjirana gushira amanga, kubera ko Yesu yabyishyuye kubw'amaraso ye. Yesu nashimwe kandi ahabwa icyubahiro. Rero turakwiriye gusangiza abandi inkuru nziza y'ubutumwa bwiza. Ikiriho rero ubu ngubu ntabwo kuvuga amagambo bikigezweho. Amagambo ntabwo agize gute? Akigezwe. Wabwira umuntu ngo Yesu aragukunda, ariko niba umwanga kandi Yesu agomba kuba ari muri wowe, ntawe azabona avuga ati uri umunyakinyoma. Sibyo ahari? Nuvuga ngo Yesu arababarira, kandi hari ikibazo mufitanye utaramubabariye, azakubwira ngo oya, uwo Yesu wanyu ndabona atari we. Hari agatekerezo, mbona ntago ari agatekerezo, ni umupasiteri witwa Yong Cho. Uwo mugabo ngo yabwirije umudamu umwe ubusenge ibigirwamana, amaze kumubwiriza amujyana no mu rusengero. Amaze kumujyana mu rusengero, noneho arabata ariko twebwe iwacu imana z'iwacu ziba ziri imbere, tuba tuzireba.
ziba zitondetse nyine, niba ari y'imvura y'umugisha ukamenya ngo niye ngiye kugira gute gusenga. None ko numva mwebwe muvuga Yesu, uwo Yesu wanyu arihe? Ikindi atuye adresse ye ni iyihe? Umupasiteri ngo areba hejuru avuga ati noneho karabaye. Nuko arangije abitekerezaho, yumva nta gisubizo kize gute kije. Aramubwira ngo rero genda, ngiye gushaka amakuru y'ahantu Yesu atuye, aderesi, mu cyumweru gitaha uzaze nzakubwira. Aragenda arasenga aravuga ati Kristo rero iki kibazo kirakomeye, kandi kuba ari umwizera mushya ukimbajije, we ashaka ibigize gute ibifatika, iby'umwuka ntiyari yabishyikira. Noneho Imana imwereka muri Yohana 14:20 hahandi avuga ngo Kristo ari muri data na data ari muri we, kandi ngo umbonye ababonye data. Arangije Imana iramubwira ngo, iramuhishurira ngo genda umubwire ngo ushingiye kuri uno murongo. Imana imuha ubwenge. Noneho bahuye aramubaza ngo harya wowe utuye, andika adresse yawe. Arayandika simbizi intara, umurenge, sinzi na bya bindi byose. Amaze kuyandika aramubwira ati dore ngiye nayanditse. Ataha, aha si utuye. Rero kubera ko Yesu ari muri wowe, hahandi utuye nawe ntiyagize gute ntihatuye. Haleluya. Kubera ko ari muri wowe, adresse ya Yesu ni adresse yawe. Adresse yawe niyo yande ya Yesu. Mu yandi magambo, Yesu ntabwo akwiriye kuba ku munwa, ahubwo abe muri twe. Naba muri twe tuzera imbuto zigaragaza koko ari hehe, ari muri twe. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Birashoboka ko abantu bakumva icyo tubabwira, ariko bazibanda cyane cyane kubyo gira gute, kubyo dukora. Imana ihabwe icyubahiro. Ngo bazatumenyera ku mbuto zacu. Ikindi ngo imirimo yacu myiza no kubana kwacu mu bumwe bizatuma abantu baherako bahimbaza data wo mu ijuru. Imana ishimwe cyane. Nanone harahandi handitswe ngo tuvuga ko tuzi Imana, imirimo ikagira gute ikabihakana. Mureke imbuto twera zishimangire ko twakiriye Kristo wapfuye akagira gute akazuka. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Twavuze ko icyambere dukwiriye gukomera ku kuri, nubwo kwaba guhinyurwa na bangahe na benshi. Icya kabiri, gukomeza guhamya ko Yesu yapfuye kandi akazuka mu bantu bose, mu bakomeye no mu bagize gute no mu boroheje. Icya gatatu, ni ukumenya no kwiringira ukuboko kw'Imana mu kuyobora umugambi wayo. Kumenya no kwiringira ukuboko kw'Imana umugambi wayo. 23 aravuga ngo bukeye bwaho Agiripa na Berenike bazana icyubahiro cyinshi. Ubwo binjiye biyemeye nyine, bazana icyubahiro cyinshi, binjirana mu rukiko n'abatwara ingabo n'abakomeye bo muri uwo mudugudu. Festo ategeka ko bazana Paulo, maze Festo abwira Agiripa ati Mwami Agiripa, namwe mwese abo turi kumwe hano, murareba uwo abayuda bose bansabiraga Yerusalemu nino, basakuza ngo ntakwiriye kubaho, ariko menya yuko atakoze igikwiriye kumwicisha, kandi nawe ubwe ajuririye kuri Augusto ngambirira kumumwoherereza. None mbuze ijambo rigaragara ryo kwandikira umwami wanjye, nicyo gitumye muzana imbere yanyu, kandi cyane cyane imbere yawe Mwami Agiripa, kugira ngo nitumara kumubaza mbone icyo nandika, kuko ngira ngo n'icy'ubwenge buke kohereza imbohe, sinsobanure ibyo irezwe. Imana tugire neza cyane. Urabona Imana irimo kumutwara imujyana hahandi muri hahandi yifuza ko ajya kwihamya hehe i Roma. Haleluya. Imana irimo gukoresha inzego zitandukanye zo zikaganira. Urumva uyu nguyu Festo yaravuze ngo je rwose ntacyo mbona gikwiriye kumwicisha. Imana yakoresheje Festo asobanura ko
ubugenzacyaha yakoze bwagaragaje ko Pawulo ari umwere. Festo yumvise ubusabe bwa Pawulo bwo kujya kuburanira imbere y'umwami mukuru cyangwa se umwami w'abami. Imana tugire neza cyane. Rero Imana yakoresha abakomeye n'aboroheje kugira ngo isohoze umugambi wayo ku bantu bayo. Haleluya. Reka turambure ibiganza. Haleluya. Yego, Imana yakoresha abagize gute? Abakomeye. Ku rundi ruhande gakoresha n'abagize gute? N'aboroheje, kugira ngo isohoze umugambi wayo. Hano ni inzego ziri guhangana, guverineri na perezida cyangwa se umwami nibo bari kuganira. Barebye urwo rugendo rwose bagenze, barebye uburyo Pawulo ari umwere n'uburyo yasabye kugira ngo azaye kuburanira imbere y'umwami mukuru, bo ubwabo babiganiraho, babyemeranyaho. Imana tugire neza cyane. Hari igihe inama zishobora gukorwa zo kugirira nabi umuntu, ahubwo abazigiyemo bakaganira ku bimuhesha umugisha kandi bimwinjiza mu mugambi w'Imana. Imana tugire neza cyane. Imana yakoresha abakomeye n'aboroheje kugira ngo isohoze umugambi wayo ku bantu bayo. Umwami, hari ingero zifatika muri Bibiliya. Muzi ko ngo Morodekayi yabaga ku irembo rya hehe ry'ibwami, ngo ariko akubaha Imana. Haleluya. Aho uzaba uri hose, uri ku gataro, ugiye Goma, uri mu ishuri, uri mu kazi, uzaharanire guhesha Imana icyubahiro. Naho ibindi byo gucungana n'abamvuze n'abaneguye n'abagize gute, ntuzabijyemo. Uharanire guhesha Imana icyubahiro. Ibisigaye byose izagenda igira gute? Ibitunganya. Uzazana ibinyoma, uzazana kukubeshyera, kukugambanira, Imana mu bumana bwayo ifite ubushobozi bwo kubigorora, ikabihereza umurongo. Ndibuka Dawidi ngo yasanze ngo inkambi yarimwe abantu be bayitwitse, batwara ngo abagore harimo n'abana n'ibintu byose, inkambi bagira gute? Baratwika. Bamaze gutwika, Dawidi ngo yikomeza ku Mana, ashaka mu maso y'Imana, abaza Imana ibyageze gute? Ibyabaye. Imana abaza Imana ngo Mana, none mbakurikire? Ndabasha kubabona? Imana iramubwira ngo bakurikire, kubera ko urababona kandi ukagaruza bose ndetse nabyo na byose. Haleluya. Reka Imana ibe umujyanama. Haleluya. Nabonye umukunzi mwiza, yarankunze namuzi, yaranguza ijumugosi, ari rwo rukundo rwe. Shakandi ngo umujyanama, niwe mujyanama wanjye, ni undengeri, ntakubaho nta n'urupfu, ntabya none ntabizaza, byazantanya nawe, ntabya none ntabizaza, byazantanya na Yesu. Amen. Yesu ni umukunzi mwiza kandi niwe mujyanama wacu. Hari aho umuntu bimucanga kumva ntacyo yakora, akagera ku nyanja, yarangiza yakubita amaso inyuma akabona ingabo, yareba mu mpande akabona imisozi, ati Imana nagize gute? Ndayamanitse. Imana ishimwe cyane. Iyo Mana rero yavuguruza imigambi y'ababi. Iyo Mana yakoresha uwo ari we wese kugira ngo akubere umugisha. Inzira z'Imana ni nyinshi. Imana yakoresha n'abanzi cyangwa se aho tutavuga rumwe. Hari urugero umuntu yaratubwiye ngo umuntu ashobora kuza arimo arayoboza ahantu, yagera yagucaho akabona ntacyo umaze, ntacyo wagera gute wamumarira. Yagera imbere akayoberwa hagize gute agiye. Uwo muntu ahindukiye akaza kukuyoboza inzira, atigeze anagusuhuza, wenda yanaguteye n'ivumbi cyangwa se n'iki,
wamurangira ahagiye kabone n'ubwo waba uhazi. Yaje nyine yihuta cyane n'igikabyo, arangije akubonye nkaho ntacyo ugize gute, nkaho udahari. Ageze imbere bigize gute, biramucanze. Akaza rero ati mwene da bimeze bite? Icyo gihe wenda usibye wahuye na Yesu, undi yanamureba akamwihora ati bundi wanshiye amazi, niko babyita, wansuzuguye hashiri kare, ntacyo mvugana nande nawe. Icyo ndimo mvuga, Imana yakoresha umuntu wese kugira ngo akubere iki gisubizo kikujyana ku mugambi wa hehe w'Imana. Imana mu ijuru ihabwa icyubahiro. Umugambi w'Imana ntujya upfa. Icyo yavuze ni ukuri kandi kuzahora ari ukuri gihamye, nikizigera kigira gute, gihinduka. Icyo dusabwa, mureke tumenye ukuri kandi tugire gute, kutubature, tuve mu bata bw'amagambo, bata bw'amaganya bwo kwiheba. Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro. Hari wavuze ngo ariko nawe ari nk'itiku, ngo umuntu nakubwira ngo ntuzatera imbere, ngo uzamubaze ngo mu nzira igihumbi Imana ifite zo kungirira neza, hari nimwe ici wanyu? Okay, Imana izakoresha abantu, ariko nanone nawe ufite kwirata kuki ku wundi. Kuko baravuze ngo Imana nigutiza ikabutura mukambarana, ntuzagire ngo mugire gute, murangana. Imana itiza abana amakabutura, noneho bakumva ko nabo bageze ku rwego rwande rw'Imana. Ariko noneho wabona abandi ukabona bari munsi y'ibirenge byande byawe. Nta numwe dukwiriye gusuzugura, kuko Imana yakoresha abakomeye n'aboroheje ngo itugeze ku mugambi wayo. Imana ihabwa icyubahiro. Nsoza rero, twavuze ku bintu bitatu. Tuvuga ko umugambi w'Imana no mu gihe cy'iki cy'akarengane, tuvuga ko icyo dukwiriye gukora kugira ngo tube kandi tugere ku mugambi w'Imana, dukwiriye gukomera ku kuri, nubwo kwaba guhinyurwa n'abantu bangahe benshi. Ibyo bavuga niba bihabanye n'ukuri, ni ibinyoma n'amagambo bizashira. Imana tugire neza cyane. Icya kabiri nuko gukomeza guhamya ko Yesu yagize gute, yapfuye akazuka, mu bakomeye no mu bagize gute, no mu boroheje. Tubona ko ubuhamya bwa mbere atari amagambo, ahubwo ni imbuto tugira gute, twerera abandi. Icyanyuma kumenya ko kwiringira ukuboko kw'Imana mu kuyobora umugambi wayo. Ukuboko kw'Imana kwayobora umugambi wayo. Kubw'ibyo ntutinye, komera ushikame. Niba ntacyo umutima ugushinja, uvuge ngo Mana turi kumwe. Niko baturirimbiraga ngo niba uhoraho ari amahoro yawe, n'ibindi byinshi, ngo komeza inzira wagize gute, watangiye, wicika intege, wahisemo neza, Nyagasani mugize gute, muri kumwe. Imana rero ibaho umugisha. Twakira umushumba aze asenge kubw'ijambo ry'Imana. Murakoze, murakunzwe. Arakoze.